Nkuko dusanzwe tubana mu biganiro, uyu munsi rero tugiye kuvuga ku bintu birebana na karoti. Ibiribwa byinshi cyane kuko Imana mu migambi yayo muri Zaburi 104 umurongo wa 14 atubwira ko imboga ari zo kugaburira abantu. Rero ntabwo abantu benshi cyane babona akamaro k'iby'Imana yavuze nk'imboga. Imboga benshi bazirya zifasha ni gato cyane, mbese ziribwa ku isahani, ariko kubakurikiranira ubumenyi bavuga ko cya kane kibiguhaza kikwiriye kuba imboga, kandi igihe zitakoreshwa mu gitondo zigomba gukoreshwa nimugoroba. Ntabwo ziryoshwa n'amavuta nk'uko benshi bibwira, ahubwo kenshi nyinshi muri zo atari uguhunga umwanda ngo wenda utitere inzoka, byaba ari kurya salade yazo neza, cyangwa se ukayitegura neza nawe ukamenya kugira isuku yabyo, ariko umuntu akarya imboga rero zigira kungahaye mu byo bita sereminero cyangwa se imyunyungugu, binyabuzima biba mu muntu bikomoka mu biribwa bishamikiye ku izuba riva ku mboga, yarangiza bituma umubiri w'umuntu ingingo ze zikora organisation neza, cyangwa se imikoranire ingengamikorere y'ingingo imboga zibigiramo uruhare. Gukora kwa buri rugingo imboga zibigiramo uruhare, gukorera urugingo gushobora umurimo warwo gukorera izindi imboga zibigiramo uruhare. Ubufatanye bw'ingingo n'icyerekezo cy'ubuzima, ubwo ndavuga gutekereza n'umubiri kugira ngo bijyane, imboga ziba zikenewe. Rero uyu munsi turavuga kuri karoti gusa kuko nicyo turi bushake kwerekezaho. Iyo karoti nayo ivura mu buryo bwinshi, hari aho ivura, hari aho ikingira, hari aho irema. Aho ivura ni igihe ishobora kuribwa ari mbisi, aho ikavura ibi bintu bikurikira ngiye kuvugaho gato cyane kugira ngo nibura buri wese agerageze kumva ibisabwa. Karoti rero ni ikiribwa cyiza, ariko nshaka ko buri wese yagerageza kumva ibisabwa. Kubera iki rero? Karoti ikenerwa ku mpamvu zikurikira. Iri mu bintu bikenewe muri icyo gitabo bita Manger et Glisser, harimo aya magambo akurikira, page yacyo ya 352 na 653. Haranditse hagira hati: carottes sont très faciles à digérer, efficaces autant en cas de diarrhée que de constipation. Le sel augmente de volume. Ariko kandi wanayirya ikaba mu bivura impatwe. N'uburyo Imana yayihaye ubushobozi bwahagarika impiswi kandi bwahagarika n'impatwe. Urukumva ko ari ikiribwa cyiza cyane. Y'abantu bose bituma bagasa naho ari byanikize, barayikeneye kugira ngo yitume yumve ko afungutse neza, kandi ko byari byuzuye amara byose manini bivuyemo. Bakeneye karoti. Riche en vitamines, minéraux et a souvent été qualifié en raison de sa végétale. Karoti umutobe wayo, jus de carotte, umutobe wayo urakungahaye mu mavitamine, mu myunyungugu, byatumye yitwa amaraso y'ibimera. Ni ryari rero ikenewe gusa kira. Manger de carottes si vous êtes anémique, avec une hypotherme, souffre de putréfaction intestinale, d'asthme ou de bronchite, d'un ulcère de l'estomac ou de duodénime, de rhumatisme, d'insuffisance de foie ou de la vésicule biliaire. Aha ikoreshwa amaraso yabaye make, igakoreshwa uruhu rw'umuntu rwijimye, igakoreshwa amaraziba, igakoreshwa umuntu arwaye ubuhwima yo bita asthme, urwaye inkorora y'akayi, ufite ibisebe mu gifu, ufite ibisebe mu mukondo, ndetse urwaye na rubagimpande, umwijima wari umunyantege nke, cyangwa agasabo k'indurwe kawe gakora nabi. Icyo gihe uba ukeneye karoti nk'ikiribwa kitari icyo kurya gusa, si uguhaha gusa, ahubwo umuhashyi wa neza n'umumenyi wa neza n'umwarimu wa neza. Birazwi ko kubona karoti ku meza uba uhabonye ibinini byiza bitangiriza. Ibyo rero nicyo gituma mu kuyikenera, mu kuyikoresha, bizagufasha ugeze ahantu hakurikira. Uzagufasha ari uko imyunyungugu yawe ari mike, ari uko amaraso yawe ari make, ari uko insoro zawe ari nke, ari uko abana badafite igikuriro, ari ubwayo ari uko amara yawe adakora neza, ari uko atagira gahunda, ari uko wituma nturangize, ari uko udafite ibisebe mu gifu, ari uko ufite ibisebe mu mara, ndetse bizakuvura byinshi mu gifu. Igihe watewe ibisebe n'indurwe nyinshi irimo, bizakogereza amaraso, ndetse bizatunganya agasabo k'indurwe kawe, kandi karoti izatuma inkorora itagufata, uzihagarika neza, uzajya urya uryohewe,
uzajya wumva uhembutse ufite imbaraga, amaroshereka ariyongera ikaba itera itoto. Iyo ni ya paji y'ijana na 53. Karoti rero nuko imeze. Rero ikoreshwa mu buryo bwo kuvura, hariya bwari uburyo bwo kurya ariko igakingira kandi ikavura nyinshi. Reka rero tureyigire yenda kwahuranya ngo ivure. Iyo igiye kuvura ntabwo umuntu akoresha karoti imwe gusa, akoresha ebyiri, akayikoresha ataranywa amazi. Ndasubiramo, karoti yenda kuvura ni igihe uyikoresha utaranywa amazi ubyutse kandi ugakoresha ebyiri. Iryo ni ryari kandi uba ushaka iki? Karoti ebyiri buri gitondo ubyutse utaranywa amazi, ukazayanywa nyuma y'amasaha 2, ubikoresha iminsi 7, ukaba uvuye inzoka bita oxyle, inzoka y'utunyo twinshi mu mwanda ishobora no kwangiriza abantu benshi kandi kenshi. Ascaris ni inzoka abana bagira ikabacura, iri mu nda ibyo kurya ikabacura, ni ikirya mbese muri magufi. Noneho saho gusa karoti igize, ahubwo abana bayifite kenshi bagwara igicuri cyangwa bagakunda guhekenya amenyo basinziriye. Rero irayivura karoti ukoresheje za zindi ebyiri. Ivura inzoka bita ankylostomia, ikavura inzoka bita trichocephale, abantu bayirya iburizamwo inzoka y'impanuka bita teniya. Rero karoti ntabwo ari uruboga gusa, si no kuba ifite ibara ryiza, ahubwo ni nziza ariko ni umuti ukomeye. Abantu bakunda kuyirya ni n'urukingo rw'umwijima, ntibakunda kurwara amaso, amaraso yabo ntakunda kuba make. Iri mu bintu rero byunganira umubiri ku rugero rwiza. Nguko rero karoti uko iribwa ari ebyiri, igiye kuvura inzoka, nubwo bitari bukore kuvura inzoka gusa ikugezemo. Ushobora kuyirya uri kuvura icyo bita infection urinaire, ni igihe ufite icyo bita intandamyi cyangwa se ni ibyuririzi byo mu myanya yo kwihagarika, icyo bita infection urinaire. Icyo gihe cyo uyikoresha ukoresheje ebyiri, kandi ushobora kubikoresha uri kurya yaba nimugoroba cyangwa mu gitondo, ariko ikagira ibindi mperekeza arizo nshuti zayo. Ni inzuzi z'ibihaza zumye kandi zitonoye, ufataho ibiyiko 2 cyangwa 3, ubwo biterwa n'urugero rw'ikiyiko wakoresheje. Yarangiza ugafata na tungurusumu 3, ariko icyo cyo akaba ibyo bita condition, ni igihe udatwite. Yarangiza ibi bintu ukabikoresha ibiyiko 2 by'inzuzi, ibi karoti 2, tungurusumu 3, yarangiza ukabikoresha mu gitondo uri kurya. Ushobora kubikoresha bimwe mu gitondo nk'inzuzi na karoti, nimwe ukoresha tungurusumu ntacyo. Yarangiza ugiye kurya, yarangiza ukabonye amahirwe yo kuvura iyo bita infection urinaire. Yarangiza ni indwara igaragazwa no kugira umwuka mubi mu gitsina, kwihagarika ukaribwa, gusohora amazi y'umweru ameze nk'amazi, kuzana yacitse ameze nk'amacunda, kuzana ayirushushirane amaraso n'ubwo rutata bigiye kungana, inda zivamo, imibonano iryana cyangwa se ibabaza. Yarangiza abo bantu bose baba bakeneye ziriya nzuzi. Rero mu mugambi wo kubabwira nguko uko Imana yagambiriye, nicyo gituma muri Malaki 4 umurongo waho wa 2 hakubwiramwo amagambo meza avuga ngo, naho mwebweho abubaha izina ry'Uwiteka, izuba ryo gukiranuka rizabarasira rifite gukiza mu mababa yaryo. Imana ni nziza, nawe izakubere nziza, uzayumvire kugira ngo uhirwe. Inama zijye zikuryohera kandi ujye wishimira inzira zayo, mu izina rya Yesu. Naho ubutaha.